ngiye kubaha ikaze inshuti bakunze abari hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse namwe mudukurikira muri mu bihugu by'ibituranyi, mu bihugu by'ababanyi nko mu gihugu cy'u Burundi, aho mudukurikira muri benshi ndetse nanabashimira cyane kubera ko mugenda mutugaragariza urukundo, abari muri Kenya, abari muri Tanzania, abari muri Uganda, abari mu gihugu cya Afurika y'Epfo, abari muri Zambia, abari muri Malawi, abari muri Maroc. Mwebwe mwese mukomeza kugenda mutwereka ko turi kumwe, aho muri ku migabane itandukanye y'isi, aho muri mu bihugu bitandukanye, abari mu Bushinwa, abari muri Amerika, abari muri Aziya. Mwebwe mwese mbahaye ikaze kandi mbifurije umwaka mushya muhire, uzababere umwaka w'amata n'ubuki, uzababere umwaka w'umugisha, uzababere umwaka wo gukira, uzababere umwaka wo gukira indwara, umwaka wo gukira ubukene, umwaka wo guhirwa, umwaka wo gutunga no gutunganirwa. Mwebwe mwese mwahisemo kubaho neza, nicyo mbifurije. Uyu munsi rero hari umukunzi wacu wari watwandikiye atubwira ko ahura n'ibibazo bitandukanye, atubwira ko afite bene wabo bamuroga. Akaba yaratwandikiye ibaruwa ndende cyane atubwira ko ari nyirasenge umuroga, akaba yarisuzumishije bakabimubwira. Aho ngaho niwe uzi ibyo yakoresheje kugira ngo amenye niba ari nyirasenge umuroga. Rero nagira ngo nkubwire ko amashyari yo muri famiye, amashyari y'abaturanyi, amashyari y'abantu ni ikintu gikomeye cyane, aho umuntu agira ishyari kugeza ubwo akuroze, aho umuntu agira ishyari kugeza ubwo aguhemukiye. Niyo mpamvu rero uyu munsi ngiye kukwereka umuti uvura amarozi yose, yaba ari amatamikano, yaba ari amategano, yaba ari ibyo warenze. Ni ukuvuga ngo uyu muti iyo uwunyoye ukiza amarozi yose. Niba wari ufite ikibazo cy'uko bakuroga, niba wanabikekaga ugahorana intugunda mu mutima, ugahora wumva udatekanye, ugahora wumva nta mahoro ufite, ugahora wumva wikanga amarozi, niba rero bijya bikubaho, niba ujya urwara akantu gato ukikanga bakuroze, niba ujya usinzira ukarota bakuroga, ni ukuvuga ngo rero haba hari impamvu, haba hari ikibitera. Niba rero ujya uhura n'ibi bibazo bitandukanye, niba ujya uhura n'abarozi, niba bajya bakuroga, niba baroga abana bawe, niba baroga amatungo yawe, ni ukuvuga ngo abarozi baroga bitandukanye, bakaroga byinshi bitewe n'uko n'icyo bakuziza. Buriya rero usanga ikintu kimbabaza nuko usanga abarozi benshi baroga umuntu bamuziza ubusa. Niyo mpamvu rero ngenda nkubwira imiti itandukanye kugira ngo ubashe kwirinda, ubashe no kwirwanaho, kubera ko abarozi ni abagome cyane, bakuziza ubusa, bakakuziza uko ubayeho, bakakuziza uko wimereye, bakakuziza ko wariye, bakakuziza ko wambaye neza, bakakuziza ko usa neza, bakakuziza byinshi bitandukanye. Usanga abarozi bakuziza uko ubayeho. Nta murozi ndumva uroga umuntu bitewe n'uko nawe yamuhemukiye, ahubwo usanga abarozi baroga inzirakarengane. Ugasanga umuntu arazira ubusa, ugasanga umuntu arazira ibye. No kuvuga ngo uyu munsi nk'uko hari benshi bagiye bagenda batubwira ngo tujye tubafasha, tubereke ibiti, baba babizi ariko batazi amazina yabyo. Uyu munsi ngiye kukwereka ibiti bishobora kugufasha mu kuvura aya marozi y'ubwoko bwose. Dore iki ngiki kirebe neza, ukitegereze, urebe amababi yacyo neza. Iki nicyo bita ikirogora. Iki nicyo giti bita ikirogora. Kirebe neza, ukirebe neza. Ushobora kuba wakinyuragaho, cyangwa giteye iwawe munsi y'urugo, cyangwa giteye ku rugo, cyangwa ukinyuraho mu bisambu, ariko ukaba utaruzi ko iki ngiki ari cyo bita ikirogora.
kirebe neza. Iki ni cyo bita ikirogora. Hanyuma iki ngiki nabikuzaniye, bivura amarozi yose uko yakabaye. Iki ngiki cyitwa umudahwera. Wakibonye? Urabona gifite utuntu tumeze nk'udushokoro, turebe neza. Utu tuntu tumeze nk'udushokoro ushobora kudutambuka ahantu mu murima tukagufata. Ushobora kuba ukirandura mu murima urengera imyaka yawe, ushobora kuba ukirandura ukakijugunya cyangwa ukagitwika. Iki kimera ni icyatsi gikomeye cyane kuvura amarozi, kuvura imyuka mibi. Ibyo bintu bakoherereza, ibyo bintu bikubuza amahoro, niba urwara umutwe udakira, niba uhura n'ibibazo bitandukanye, niba ubona amafaranga mu gihe wayabonye ugahura n'ibibazo, ya mafaranga ukayoberwa aho agiye, icyo wari warayateganyirije kikaba kirapfuye. Hari abantu benshi bahora mu bihombo, hari abantu benshi bahorana ibibazo. Mu gihe yabonye amafaranga akaba aribwo ahura n'ibibazo. Mu gihe yabonye amafaranga hagahita haza ikindi kiyatwara. Mu gihe yarunze amafaranga menshi cyane kugira ngo ayakoreshe ibyo agomba gukoresha, niba ashaka kubaka inzu, niba ashaka kugura imodoka, niba ashaka gukora icyamuteza imbere, ugasanga igihe yabonye ya mafaranga arahita arwaza umwana, arahita arwaza umugore, arahita arwaza mama we, arahita abona ibibazo bitandukanye bihita bitwara ya mafaranga. Ni ukuvuga ngo rero biriya bintu ntago biza gutyo gusa, ntago ari ibintu biba bisanzwe. Hari abantu babifata nk'ibisanzwe, hari abantu babifata nk'umwaku, ukumva umuntu ngo navukanye umwaku, ukumva umuntu ngo ngiye mfite inyaku, ngiye mfite inyatsi. Rero ntago ari ibintu biza gutyo gusa ngo byizane, ahubwo biba bifite aho bituruka. Niyo mpamvu rero nawe uba ugomba kwirwanaho, ukirwanirira kugira ngo ugende ukemura ibibazo bimwe na bimwe. Ni ukuvuga ngo rero niba ufite ibyo bibazo bitandukanye, ibi biti wabibonye uko ari bibiri. Iki ngiki cyitwa umudahwera, iki ngiki cyitwa ikirogora.